ariko iyo ngeso yo kwiyahura ntabwo twari tuyizi, ahubwo ikintu twari tuziho niko yanywaga inzoga, nta kindi kintu yakundaga kunywa. Kuko tugeze hariya tuje tuvuga umuntu ariyahuye, tugeze ahangaha kuko njye nafashe n'igitenge ndamuhungiza, barangije bano bantu baraza bavuga ati mwegereye. Umuntu wubatse inzu ninde yayubakiye ku biki? Kubera ko abantu bose bahora bagwa hano ntago abahagwa bose baba basinze. Jya kumva ukumva mu gitondo ngo umuntu arahubutse ngo arapfuye, ukumva ngo umuntu ngo saa 5 ngo arahubutse arapfuye. Mwebwe mukeka ko ari iki cyubakiye? N'abazimu umuntu wubatse iyi nzu ni umukozi wa Satani. Kandi inzu bayita inkunda amahoro? Oya ntabyo inkunda amahoro, ahubwo ni inkunda abapfu, ntago ari inkunda amahoro. Inkunda ki? Ni inkunda amaraso. Reka nongere ngushimire nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ahamagaze ni ku gicumbi cy'abiyahuzi Nyabugogo, ahantu hakunzwe kugaragara abantu benshi biyahuriye. Ni mu gihe kitarenze iminsi ine gusa umuntu wundi akaba ariyahuye hano Nyabugogo, ni kuri ya nyubako y'inkunda amahoro. Ni mu gihe abaturage bakomeza kuvuga yuko aha hantu bakwiye gushaka ikintu bashobora kuba bakora kugira ngo aba bantu biyahura batazakomeza kwiyahura. Gusa nuko uyu muntu we wagerageje kwiyahura atabashije gupfa nk'uko we yabishakaga, ahubwo inzego z'ubuzima ndetse n'umutekano zikaba zahise zihagerera igihe. Aha rero tuhagaze ni Nyabugogo, nk'uko mureba n'abantu benshi bakomeje gushungera aha hantu hakomeje kwitwa igicumbi cy'abiyahuzi. Ahantu ni ku gicumbi cy'abiyahuzi nk'uko nabivuze, mu gihe kitarenze iminsi ine hongeye kwiyahurira undi muntu. Nk'uko mubibona rero inzego zishinzwe ubutabazi zagerageje guhita zihasesekarira ku gihe. Watangira twibwira? Ye nitwa Hagenimana Vestina, ye nkananuye mu Nzove. Noneho uyu musaza twakunze kumenyana cyane kuko kuva na kera hari igihe twaririmbagana muri korari. Noneho uyu musaza avamwa kuko yakoraga akazi k'irondo ruguru iriya, arangije ubwo ngubwo abivamwo abona akazi k'irondo nta kintu kamumariya, atangira kujyaza kwishakira uturaka hano mu nkunda amahoro no kwa Mutangana hose. Ariko iyo ngeso yo kwiyahura ntabwo twari tuyizi, ahubwo ikintu twari tuziho niko yanywaga inzoga, nta kindi kintu yakundaga kunywa. Ariko tugakunda kumubwira ati ntukajye ukunda kunywa inzoga, dore unywa inzoga ukamera ukundi kuntu ugasinda cyane, kuko hari n'igihe wagenda n'imodoka ikagukubitana utazi nawe ahantu uri. Ariko mu kwiyahura kwiwe ntabwo nigeze mbona ukuntu yiyahuye, kuko tugeze hariya tuje tuvuga umuntu ariyahuye, tugeze ahangaha kuko njye nafashe n'igitenge ndamuhungiza, barangije bano bantu baraza bavuga ati mwegereye. Noneho rero turangije ubwo ngubwo turareba tukozeho tumva tuyenda aracyahumeka, nibwo rero batangiye guhamagara ambirasi. Nuko uyu musaza ubusanzwe nta kindi kibazo yari afitanye wenda n'umuryango, ko abantu muri ino minsi bari kwiyahura bavuga ngo bari bafitanye ibibazo n'imiti? Uyu musaza yari ipfubye, uyu musaza afite mukasi. Uyu musaza rero kuvuga ngo yenda ngo byo kwiyahura nta bintu twari tuzi byo kwiyahura byiwe, reka ntabwo ibi bintu byo kwiyahura ntabyo twari tumuziho. Nta burwayi na buke yari afite? Ntabwo twari tumuziho. Nsanze yagoye. Wowe uri hano si ubwa mbere si n'ubwa kabiri hiyahuriye umuntu hano ku nkunda amahoro, ubona nk'ikibazo cyaba kibitarari nk'iki? Ahubwo ndashaka kubanza kumenya umuntu wubatse iyi nzu ninde yayubakiye ku biki? Kubera ko abantu bose bahora bagwa hano ntago abahagwa bose baba basinze. Jya kumva ukumva mu gitondo ngo umuntu arahubutse ngo arapfuye, ukumva ngo umuntu ngo saa 5 ngo arahubutse arapfuye. Bigaragara ko n'izo nzoga bari kuvuga nta nubwo arizo zibitera, ahubwo hari impamvu ibitera. Iyi nzu yubakiye ku biki byica abantu? Mwebwe mukeka ko ari iki cyubakiye? N'abazimu umuntu wubatse iyi nzu ni umukozi wa Satani. Ni umukozi wa Satani. Kandi inzu bayita inkunda amahoro? Oya ntabyo inkunda amahoro, ahubwo ni inkunda abapfu, ntago ari inkunda amahoro. Inkunda ki? Ni inkunda amaraso. Kubera iki muvuga ko ari inkunda amaraso? Kubera iki yiyahurira abagabo gusa, twaraguranye ahubwo abagore ni ikwarubangura, abagabo mu nkunda amahoro. Ubu mwaraguranye? Twaraguranye. Nayo nshaka kwiyahura nzajya kwa Makuza, umugabo nanuka. Uyu muntu uko yiyahuye napfe, urumva ko kwino nzu hari ikibazo ifite? Kubera iki biba 2 mu kwezi, niyo mpamvu. Ikibazo nuko ari biba byikurikira. Ahubwo se ni 2 gusa, ejo bundi ntabwo umuntu yapfuye.
gusa mu bigaragara icyo mbona cyakorwa nimba ikibazo kibaye inshuro ebyiri zikurikiranye eshatu bakwiye kuzareba uburinzi bashyiraho ku buryo byibuze umuntu wese uzajya ujyamo azajya abanza agasobanura ikimujyanye uretse ko hagiye kuba ku irimbukiro kandi hagakwiye kubaho abantu bakirira urumva byari abirirwa batubwira ngo bafitemo imyanya ngo nituze tuhakorere tuzaza gukorera abantu wenda nimba mukoreramo hano mwebwe nk'abantu bakorera hano mu Nkundamahoro murakora iki kugira ngo ubuyobozi iyi nzu bube bwabasha gushyiraho uburyo abantu bakwirinda twebwe nta kintu twakora keretse nyirayo wayubatse wenyine niwe uzi ibyo yayubakiyeho mubibaze nyirayo impamvu hari impfu ikibazo gihe mfite ino nzu bujya ntivumwe iyi nzu inkeka ivumye kabisa abantu rimwe ku babiri gatatu kane nimba rero itangiye kwica abantu gutya twasaba ubuyobozi bakayikuraho cyangwa bakayifunga ibikorwa ntibigume bikorerwamo nicyo numva ngiye mwadufashiriza mukabwira abayobozi naho ubundi kuko mbona mu cyumweru kabiri bagiye abantu babiri yose kugira ngo igihugu cyose ntikizagenda batarayubaka iyi nzu batari batiyahura numva neza yuko mwabwira ubuyobozi inyubako itanga imisoro imeze ute uri kumva nimba nyirayo yarayubatse akavuga ko agomba ari bizinesi ikorwa ntago inzu yafungwa uri kumva ahubwo nk'abayobozi nibareba icyakorwa kugira ngo naho umukiriya akomeze yishakire ibirayi none se niba yifunga nawe akiyahura nk'uwiyahuye cyagiye ahubwo nibareba ubuyobozi niburebe icyakorwa kugira ngo ko hitwaga sodeparari kera ko nta wigeze ahiyahurira ko nahakoreye hitwa muri sodeparari ko nta muntu wigeze ahiyahurira niba umukiriya yaratanze ko ahubwo yabatanzeho ibitambo bavuga ko babatanzemo ibitambo abagabo abagore ni kwa makuza mvuyeyo ndaza numva ngo mu Nkundamahoro ngo wahubutse undi muntu ndaza ngeze hano nsanga ni wa muhungu twaturi gusangira inzoga kandi ikintu kibitera uzarebe ko hari umuntu ugiye wiyahura hanga adaciye muri la cave ya karakabare uretse wa muntu weje bundi w'umusazi niyo wahubutse wa wundi wa mbere yaciye yahubutse hariya nawe yabanje kujya hariya mu nzoga arazamuka agera muri kane sangana kabare arazamuka agera no muri gatanu arongera aramanuka yiyahurira muri kane noneho reka nkubwire burabo bari bw'uburanguzi bacuruza inzoga za makeya nibwo butuma abantu bose banywa inzoga bakiyahura bamaze kwiyahura ngewe abantu nzi ni abantu bane uwa mbere yamanukiye hano oya uwa mbere yamanukiye hano urumva uwa mbere yamanukiye hano uwa kabiri amanukira hariya hirya n'uwa gatatu arongera arahamanukira noneho uwa kane n'uyu nguyu ngewe nibo nzi bose uretse umuntu umwe wamanutse ejo bundi niyo wamanutse atari umusinzi abandi bose ni abasinzi ubwo rero ibyo bintu bamuvuga rero simbizi njye ni ukuvuga ngo karakabare oya mani nkubwire shumi uramutse upfuye nagukundaga byambabaza cyane ese kuki bose bacariya kubera kuki nawe unyura hano cyangwa se ngo anyure inyuma ngewe twari turi gusangira ariko ndagarutse nsanga yaguye aranaryamye hasi yakomeretse yapfuye se cyangwa ntabwo yapfuye uko mbonye abaganga barimo kumusana nimba yapfuye niba atapfuye ntabyo nzi ariko njye twaturi kumwe banyituwa Maria Afise byagenze gute uyu muntu yiyahuraga byagendaga gute uyu muntu yari umukarane usanzwe ariko utambaye ukorera hano ko twakuranye na City Valley ako akunda gusinda kenshi n'uyu agasinda yakoraga siporo hano bisanzwe amakuru nzi niko yamanutse hano ari guceza arya indimu akata uruhande rwanjye bagenzi banjye bamubonye yatangiye yuri ibyuma akoma amashyi baramubwira ngo aho ntacyo waba ngo ni hafi arongera aramanuka asuye agiye kubereka izindi siporo akoma amashyi ahita agenda kwigarura biranga kuriya byagenze ayo niyo makuru mfite none ubona ari iyihe mpamvu se cyangwa ino nyubako nta kibazo iteje ku baturage ko akenshi na kenshi abantu bakunda kuza kwiyahura ari hano baje njye ndi kubona kwiyahura ubona ngifite imyaka 39 igihe cyose abantu bariyahura ko no kwa makuza bariyahuye nubwo bamaze kwiyahura abapfu babiri uwa gatatu we ntarapfa ariko mbona ari ikibazo cyakiri muri bo ntabwo ikibazo ari inzu kuko ari ibyo umuntu ntabwo yakwiyahura mu nzu ngo abantu bakomeze bayibemo
bahita bayivamo. Ahubwo inama nagira abantu, nabagira inama yo kwirinda kwanga ubuzima bwabo Imana yabahaye ngo babwiyambure, bakarinda igihe Nyagasani azabambura bwa buzima yabahaye, kuko n'ubundi iyo wiyahuye ugapfa ntabwo Imana yaguha ubugingo buhoraho, n'ubundi wawijyanye habi. Ikindi nagira inama abantu ni urubyiruko rwacu kugenda banywa inzoga z'ibiyobyabwenge, buriya buyoga banywa bw'amazi, iyo bamaze kubunywa ibyo bakora nyuma ntabwo bamenya ko byabatera ingaruka. Kuriya mugabo akoraga siporo yaza kumenya ibiri bumubeho ntabwo aba yabikoze. Kandi ikindi ntabwo ababyeyi bamwogeje ngo nakore siporo ntacyo yaba ni hafi, nubwo ntababonye ni inkuru nahawe ku bari bicaye aho ngaho. Njye ntabwo nzi abo bantu babimubwiye ko njye niyo mbabona. bivuga ngo we kugira ngo agerageze kwinaga yagira ngo abereke ko nyine azi siporo kubera ko bamwogeje. Ntabwo yaje agambiriye kwiyahura. Mbona inzu yacu yitwa Inkundamahoro, ntabwo ari inkundamugayo cyangwa ndabona abantu bafite ikibazo, ntabwo inzu ari ifite ikibazo. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Ibi byose ni ingaruka z'ibyaha. Icyo nashakaga kuvuga niko abantu benshi numvisha hano hanze ari kugenda bavuga ngo nibafunge itaje, kandi itaje irarengana ngifite abadayimoni. Ndimo ndababwira ngo ahubwo abantu nibo bafite iki? Abadayimoni. Bakwiye kuva mu mbaraga z'umwijima bakakira imbaraga z'umucyo, bakambara intwaro z'umucyo, bakarangwa n'ingeso nziza, bakarangwa n'imirimo myiza. Etaje bari gusaba ngo muyisengera abakozi b'Imana. Oya, kuyisengera bwo turayisengera, ahubwo ndi gusaba abantu bave mu mwijima baze mu mucyo, ahubwo ibibazo bizagabanuka. Genda usome muri Yesaya 24 haranditse ngo ibyago biza mu isi. Icyateje ibyago ni iki? Oya, nta kwiyahura birimo, ariko ngo niko bishe isezerano ry'Imana, bakica itegeko ry'Imana. Ibyo byose bigatuma Imana irakarika abahana. Murakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Yes, nyuma rero yuko ambulance ije igatwara umuntu wagerageje kwiyahura, abaturage bakomeje kuvuga yuko uyu muntu wiyahuye yari yanyweye inzoga, kandi yakomeje kugaragaza babwira yuko yumva ashaka manuka kuri notage mubona abikora bikino birangira yiyahuye. Rero nkuko mubibona ahantu yagerageje kwiyahurira ntago yapfuye nubwo yigeze ashira mu mwuka, gusa amakuru dufite nuko yakomeretse bikabije. Ubugenzacyaha RIB buvuga yuko iyi nyubako mu gihe kingana n'umwaka hamaze kwiyahurira abantu 4, uyu munsi hakaba uwari ubigerageje ari umuntu wa 5. Ndagushimira kuba ukomeza gukurikirana Big Town TV. Amazina yanjye nitwa Emi. Imana ikomeze kubana nawe.